Hello guys, nizere ko meze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda. Rero tukaba tugiye kuza kubabwira ama opportunity atandukanye. Niro bantu banjye muze guhita muyagerageza kwa kundi uvuga ati nzaba mbikora, ahubwo wowe niba wumvise ikintu ushobora kuba tukigerageza amahirwe kuko kuri gutinda ni kabandi application bari ko barayikora, kandi uko uri murakora application nyuma niko bikugabanyiriza amahirwe. Rero tudatinze tugiye kuza kuganira ku mahirwe atandukanye, harimo amahirwe yo kwiga abashe kuza kuba yaboneka hano muri ETP cyangwa se École Technique Polyvalence ku bufatanye na Chancen International Rwanda. Turaza kuganira no kuri uyu mwanya w'akazi wabashe kuza kuboneka muri Kibogora Polytechnic, aho mubona hano ko ari itangazo ry'akazi muri Kibogora Polytechnic. Abemerewe gukora application bakara abantu nibura bafite A2 certificate, abantu basoje secondary. None turaza tuganira nanone kuri ino call for volunteer opportunity yabashe kuza kuba yaboneka muri Kwigira 3600 foundation. Rero ikintu usabwa nukuza gukurikirana video neza kantu kandi asigaye nawe ukaza kuba wahita ugerageza amahirwe, ukaba umunyamahirwe muri aba bantu bashobora kuza guhita bagirira umugisha muri izi opportunity tugiye kuza gutangaza. Niba rero bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, kabisa ni by'ingenzi gukora subscribe, comment, like, share. Asigaye tukajya tubana gatanu kandi kuko I know hano uzahakura amahirwe menshi atandukanye kandi uzagenda ubibona umunsi ku wundi. No tudatinze tugiye kuza turebe etese ni bande bemerewe gukora application. Ahambere tubonyeho kwiga opportunity yo kwiga muri Chancen International Rwanda, asigaye tuze dukomereze no kuyandi ma opportunity. Icyambere cyo ahangaha ayo opportunity tubazaniye n'abantu bari kuri level ya A2 certificate ku bantu basoje secondary. Utarayisoza ubwo watwandikira muri comment ati se nayo mahirwe ashobora kuba yahuza n'umuntu wenda soje O level, asigaye natwe tukaza kuba twagerageza tukakurebe. No tugiye kuza kureba hano ni itangazo ryakorewe i Huye, ryandikiwe Huye tariki 10 Kamena 2026. Itangazo ryo rihamagarira urubyiruko kwiga imyuga muri École Technique Polyvalence ETP ku bufatanye na Chancen International Rwanda. Rero kuri aya mahirwe tudatinze wenda ngo tuze kuba twavuga byinshi bize kuba byanatinda, wemerewe gukora application ni abasore n'inkumi babyifuza bafite imyaka hagati ya 18 kugeza kuri 35 ko ubwo abo bantu nibo bashobora kuza kuba bakora application. No Chancen ukuntu ikora, wowe uragenda ukiga ikakwishura amafaranga y'ishuri, wazasoza kwiga bonye ubushobozi bwo kuba nibura wahembwa amafaranga arenze 80,000 akaba ari bwo wabasha kwishuraho make. Rero kugira ngo bazakora application no muze ngo mugiye gukora application muki hari tailoring, ubudozi ndetse no gukora no gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga electronic services. Nizere uko aya mahirwe mugiye kuza guhitamo yagerageza. Ushobora kuba ravuze ati wenda mba numva ngewe ushobora kuba naba umukanishi w'amakompyuta cyangwa se amafirigo n'ibindi bikoresho bitandukanye. Aya ni amahirwe yawe uze guhita uyagerageza byihuse. Ubwo aya masomo munabyumvise neza. Aha amasomo azatangirwa rero na ahangaha bahavuze hari site Kalama, hari site Matyazo, hari site Gisagara Yego Center, hari na site Kegera. Ubwo nizere yuko ibi bimuze guhita mubyumva rwose kabisa. Nyano masite aho aherereye birahari. Noneho abifuza kwiga muri izi gahunda basabwa kugezera ku biro by'ishuri biherereye mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashya, akagari ka Karama, umudugudu Umunyinza. Itariki ntarengwa yo gusaba ni itariki 3 Nyakanga. Ubwo nuvuga tariki 3 z'ukwezi kwa 7 niho ugomba kuza kuba wasoje gusaba kwiga. Noneho ku bindi bisobanuro waza guhita uhamagara izi nimero bashizeho hano arizo 0782504249 cyangwa nimero 0783131411. ubwo ugomba kuza guhita ukora application. Icyitonderwa uwiyandikisha muri iyi myuga agomba kuba azi gusoma no kwandika Ikinyarwanda. Abazuzuza ibisabwa n'ishuri bazasabwa no kuzuza ibisabwa na Chancen International, harimo no kwitabira inama hamwe n'abishingizi babo, aho abitabiriye bazasobanurirwa amasezerano yo gusangira inyungu. Nizere uko rero ibi ngibi bize guhita bikimuka, muze guhita mubigerageza. Nizere ko nta kidasanzwe
kirimo wowe ni ugusaba ishuri, hasigaye ibintu bikaza guhita bigenda neza. Rero ahubwo tugiye kuza dukomeze turebe atese ino job opportunity ije kuba yabonekayo imezite. Hasigaye turaza guhita tuvuga na sample kwiriya ya Kwigira, tuze guhita turangiza video yacu. Ukeneye ubufasha twebwe ututwandikira kuri nimero zacu tudahema kubahereza arizo 07 2 785 rero hano kuri Kibogora Polytechnic bavuze ngo itangazo ry'akazi ubuyobozi bwa kaminuza ya Kibogora Polytechnic uramenyesha abantu bose kandi bujuje ibisabwa ko bifuza gutanga akazi ku myanya mu rwego rwo kunganira ubuyobozi bwa kaminuza Kibogora Polytechnic gucunga umutekano. Abifuza gupiganirwa kuri iyi myanya bazana ibyangombwa byabo bisabwa mu bunyamabanga rusange bwa kaminuza kuva tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku tariki 19 saa 11 zuzuye. Ubwo nizere uko muza guhita mu bigerageza. Rero kugira wemererwe gukora application ugomba kuba ufite nibura impamyabumenyi ya A2. Yes, nizere ko mbyumvisize kuba ari ndakimwe mu mico no myifatire, kuba yarakozeho aka kazi byaba ari akarusho. Abujuje ibisabwa batanga ibyangombwa bikurikira. Ubwo harimo ibaruwa isaba akazi, fotokopi irangamuntu, fotokopi impamyabushobozi, impamyabumenyi igaragaza ko yarangije kwiga icyiciro cyavuzwe hejuru A2 warasoje segonderi, noneho icyemezo cy'ubuzima buzira umuze gitangwa na muganga wemewe na leta. Hakaza abakoze ahandi bazana icyemezo cy'umukoresha wa nyuma, hakaza umwirondoro wawe uteguye neza CV, hakaza n'icyemezo cy'imico n'imyifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'akagari ubarizwamo. Nizere uko mubyumvise neza. Rero naho ukeneye kuba wagira ibindi bisobanuro usubaza, hari nimero bashizeho 07 82 5 cyangwa se 0722 byakorewe Ikibogora tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nizere uko ibintu nabyo mubyumvise neza muza guhita munabigerageza. Ahasigaye ahubwo reka tuze turebe kuri opportunity ya nyuma yaje kuba iboneka, rwose muze guhita mubigerageza ibi bintu. Murabona yuko hano haje koti kuri volunteer, call for volunteer application. Rero naho muze guhita mugerageza dore ko amasomo arimo ari menshi cyane. Hano itangazo urikeneye rwose waza guhita ugerageza ukaza kuba waritwaka tukari guhereza wo muri comment uragenda wandikemo ati Onebu I'm interested in this opportunity. Icyambere cyo nakubwira nuko kugira ngo uze kuba wagerageza ano mahirwe, amasomo ahari wageragezamo hari kanze tuze tube twareba. Rero reka tujye kuri iyi opportunity ya nyuma yo Kwigira 3600 foundation. Rero uko tugiye kuza kubivuga mu ncamake muraza kuba mwagerageza mushite mushaka itangazo kugira ngo wemere gukora application aze guhita abona ya mahirwe. Icyambere ugomba gukora soje nibura segonderi. Rero ukaza ugahitamo muri area ma option bashize hatandukanye, hari district agriculture and animal health management volunteer. Ubwo ni umukorerabushake. Hano ibisabwa birahari ndetse na minimum qualification nazo baje barazivuga, application link nazo bahita bazishiraho. Hari crop field operator volunteer, noneho hakaza animal health workers volunteer, hakazamo na community mobilizer and trainer volunteer. Ubwo nizere yuko mugiye kuza guhita mugerageza aya mahirwe. Hano kuri animal health worker volunteer ho haje kuba hakinirwa n'abantu bafite advanced certificate ariyo A2 ku bantu basoje segonderi, hari diplome A1 ndetse na bachelor degree in animal science cyangwa se veterinary medicine livestock production. Application link nayo baje guhita bayishiraho. Rero ano mahirwe muze guhita muyagerageza. Hano kuri benefit ushobora kuba waza kubonera muri ino opportunity, hari mentorship and coaching, hari volunteer identification materials, hari field facilitation support, hari certificate of services and performance negotiation.
networking and ubwo nukuvuga ngo hano byo murabyumva neza wowe uramutse wagezemo uhita uba expose ku yandi mahirwe atandukanye ku buryo ushobora kubaza guhita uboneramo n'akazi kandi ukabona na certificate ishobora kuba yazakwemera kwa applyinga ku mahirwe nk'aya ngaya. None zero ko mugiye kuza guhita mugerageza aya mahirwe we niba rwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda wakanda subscribe, share and comment. Nizere ko mugiye kuza guhita mugerageza amahirwe kandi mukagerageza hakiri kare asigaye tukaza kugenda tubana gatanu ku kandi. Reka tuzahurira muri video ubutaha. Ciao ciao, bye bye.